Mwongeye kwirirwa mwese mukurikiranye Horriboy Empire, nongeye kubasuhuza mwese mukurikiranye aho muri hose ku isi hose. Ubu ngubu ikintu nje kubabwira cyo ni ikintu kimwe, nje kubabwira inzara zabayeho mu Rwanda guhera kera inzara zahozeho guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe 895 nkuko nawe uri kubibona aho ngaho kuri screen yawe, nakagushyiraho gafata kugira kugira ngo hari n'ikindi kibazo gihari. Urumva guhera muri 1895 hahozeho inzara. Kadutangire mbabwira n'inzara ya mbere yabayeho, turagera ku nzara ya nyuma yabayeho aho babitangira kuyita ngo ni inzara. Mu Rwanda ubundi habayeho inzara zigera kuri 15 zizwi abantu bose bazi. Kaduhere ku nzara ya mbere yabayeho mu 1895 yitwaga Kijugunya. Inzara ya mbere buriya yabayeho yitwaga Kijugunya, nibo batangiye kumenya ko habaho inzara. Inzara ya kabiri yabayeho ni inzara y'igihumbi kimwe 1902 n'igihumbi kimwe 1903 yabayeho yitwaga Ruyaga. Inzara ya kabiri yitwaga Ruyaga. Inzara ya gatatu yitwaga, ni kuvuga inzara mukajya ni ibintu nyine by'imikino niko bivugwa, ni inzara zabayeho. Inzara ya gatatu nenge kubwira yitwaga Rwakabaga. Ni gutyo yitwaga. Ushaka kumva amazina atarana n'amanyarwanda ukumva wajyandira no kubeshya ukajya ni ikirundi ukagira ngo ni iki cyangwa urundi rurimi, ariko yitwaga Rwakabaga. Yabaye mu 1904 kugera ku 1905. Inzara ya kabiri ya kane yabayeho mu mwaka w'igihumbi kimwe 1917 kugera mu 1918 yitwaga Rumanurimbaba cyangwa bakayita Rumanura. Sawa. Inzara ya gatanu yitwaga Gakwege. Inzara mwarayumvise cyane, mwayize no mateka ngo hari inzara yitwaga Gakwege. Inzara yitwaga Gakwege rero yabayeho mu 1924 kugera mu 1925. Inzara ya gatandatu yitwaga Rwakayihura. Yabayeho mu 1928 kugera mu 1929. Izo nzara nabanje kubabwira mushobora kuba mutarazumvise zose, iyamenyekanyemo ni Rumanurimbaba na Gakwege. Nongeye kubabwira inzara zamenyekanye dukomereje ku mwanya wa 7. Umwanya wa 7 hariho inzara yitwaga Ruzagayura. Mwarayumvise benshi cyane ngo yitwa Ruzagayura. Iyo Ruzagayura rero yabayeho mu 1943 kugera mu 1944. Urabyumva neza. Inzara ya 8 nayo yamenyekanye ni inzara yitwaga Matemane. Yabayeho mu 1943 kugera mu 1944. Urumva ko izi nzara ni nkaho zabaye mu mwaka umwe. Ndaje nze nkongeyeho n'indi yabereye kimwe muri uyu mwaka, inzara 3 mu mwaka umwe. Mwazarya ryari? Gatereka kwihagararaho. Inzara ya 9 yitwaga Rudakangwimishanana. Muri kumva ikinyarwanda kiri kungwa, ariko aya magambo ya kera kuyasoma bari izindi ngamba, kandi ntago ari uvuga ngo nabanje gukora repetition ngo nze mbibasomere gutya. Umva n'ubushakashatsi kubuntu. Yitwaga Rudakangwimishanana, yabayeho mu 1943 kujya mu 1944. Urumva kandi inzara 3 mu mwaka umwe. Twagiye ku nzara noneho zo mu ba Chinese bacu. Inzara ya mbere yo mu ba Chinese ubwo ndavuga mu 2000 ya mu 2001 yitwaga Kingumwuzukurarashe. Inzara ya 12 yitwaga Gashogoro yo muri 2005. 2007 abaho inzara yitwa Telekomunasi. Urumva 2016 abaho inzara yitwaga Warwaye ryari. Nga benshi bari baravutse, bari kunde bari baravutse. Atwebwe Gashogoro twayikonsomyeho. Hari n'indi nzara noneho ya nyuma ya 15 yitwaga Guma mu rugo. Yabaye muri 2020.
muri izi nzara zose mwumvise nihe igutunguye cyane nihe nzara utaruzi kibaho. Ciao ciao.